Ni byiza kubaka ubushuti bukomeye mu buzima n'abantu wihitiyemo, ariko ntibikunze kubaho ku nshuti zose cyangwa nyinshi muzo waba ufite kubaka ubushuti bukomeye. Ubushuti bwinshi abantu bagirana bugenda burangira nyuma y'igihe runaka, ariko hari ibintu bituma ubwo bushuti burushaho gukomera no gukomeza kubaho nubwo hashobora gushira imyaka myinshi cyangwa hagace igihe kirekire mwaratandukanye. Iyi ni Story House, nyine Diane Mahirwe. Uyu munsi mu kiganiro cyacu cya none tugiye kugaruka ku nzira 9 zatuma ubushuti ufitanye n'umuntu burushaho gukomera. Ni gute ushobora gutuma ubushuti ufitanye n'inshuti yawe burushaho gukomera cyane? Dore inzira 9 zatuma ubushuti buramba ufitanye n'inshuti yawe. Inzira ya mbere ni guhitamo inshuti nziza. Mbere yuko utekereza kuba wagira ubushuti bwiza n'abandi, ugomba guhitamo inshuti nziza mu buzima mbere na mbere. Ubuhise wibaza ngo ni gute wamenya inshuti nziza? Ubushuti bwiza ni igihe uzaba wahisemo inshuti ushobora kwizera muri byose, abantu mushobora gusangira akabisi n'agahiye, abantu wumva hari ikintu bakubwiye kandi nabo bakumva mu buzima iyo babwiye ibyawe byose. Kugira ubushuti bwiza ni ikintu cyiza cyane kandi cy'ingenzi mu buzima. Inzira ya kabiri ni kuba mushobora kunga ubushuti bwanyu. Igihe kirekire inshuti nziza zigira gushwana no kutumvikana mu buzima, ariko kuba mushobora kongera mukiyunga ubushuti bwanyu bugakomeza kubaho ni ikintu cy'ingenzi cyane. Kumvana mukanabasha gusabana imbabazi mukongera mukiyunga ni byiza kuko bituma ubushuti bwanyu burushaho kuramba. Ubushuti bwiza bwubakira kuri ibyo. Inzira ya gatatu ni iyi ngiyi: ba wa muntu ushobora kwerekana ko wishimye cyangwa wanyuzwe n'ibyo inshuti yawe yagukoreye, kandi ugerageze kuyiba hafi mu gihe kwiyambaje. Ijambo murakoze cyangwa izindi nzira zose wakoresha kugira ngo ubushuti bwanyu bubahe kuramba. Ibi bintu nibyo wakora kugira ngo ubushuti bwanyu burusheho kuramba ubuziraherezo. Inzira ya kane ni kugira ubushuti butagira aho bubogamiye. Ubushuti butagize aho bubogamiye ni ingenzi kandi ni bwiza cyane. Inshuti zidafite aho zibogamiye kandi zitikunda, zumvana, zigafashanya muri byose. Inshuti nk'iyo nitekereza inyungu zayo gusa, ahubwo inakora ngo iharanire inyungu za bagenzi bayo. Izi nshuti zifashanya muri byose kandi ibihe byose. Nizo nshuti wagakwiriye gutekereza kugira mu buzima bwawe, kuko ubushuti bwanyu buzaramba bunarusheho gukomera. Inzira ya gatanu ni iyi ngiyi: kutagira ishyari. Ishyari ntabwo ari ryiza ku bushuti bwanyu habe na gato. Iyo ufite ishyari ry'iby'inshuti yawe ugeraho mu buzima, ntabwo ubwo bushuti bwanyu mwaba mufitanye bwazaramba, ahubwo buhora ari bwa bundi buhoramo intonganya n'amakimbirane atarangira n'urwangano. Inshuti nziza ni izishimira ibyiza mugenzi we cyangwa bagenzi be bagezeho, kandi igahora iharanira ko yagezaho ibyiza n'udushya kuri mugenzi wayo ndetse n'abandi muri rusange. Icya gatandatu ni iki ngiki: kugira itumanaho hagati yanyu. Kugira ubushuti burambye ni ikintu cyiza cyane kandi gishimisha uwo ari we wese. Ubushuti bwanyu ntabwo bwaramba mu gihe nta kuganira kuri muri mwe ngo mwungurane ibitekerezo munabazanye amakuru. Gerageza ushaka uburyo bwose wakoresha kugira ngo uganirize inshuti zawe, mwungurane inama n'ibitekerezo byo mu buzima busanzwe, ndetse mugasangira buri kimwe cyose kandi mugaharanira inyungu za buri wese muri mwe. Indi nzira ya karindwi yatuma ubushuti ufitanye n'umuntu burushaho kuramba ni iyi ngiyi: guharanira inyungu za buri wese. Iyi ishobora kuba intego nziza mu buzima, kuko iyo ubushuti ari ubufashanya buba buharanira inyungu za buri wese. Gufashanya muri byose ni intwaro nziza mu buzima, kuko ituma ubushuti bwanyu burushaho kuramba ndetse ubuziraherezo. Byagakwiye kuba intego yawe guharanira inyungu za mugenzi wawe, kuko byubaka ubushuti bukomeye cyane. Inzira ya 8 yagufasha ko ubushuti bwawe burushaho kuramba ufitanye n'inshuti yawe ni iyi ngiyi: gukunda inshuti zawe ukazikundira uko ziri. Kwemera inshuti zawe no kuzikundira uko ziri birushaho kuba byiza. Inshuti ntabwo ari kwiyemeraho cyangwa ngo ikwereke ko hari aho mutandukaniye. Inshuti nziza ni izizakubahira uko umeze kandi zikanakubahisha mu bandi. Ni inshuti idapfobya ibyo wahisemo ngo ishake kubita hasi ikwereke ko ntacyo bivuze, ahubwo ikakunganira inama n'igitekerezo cy'uburyo byabasha kugerwaho. Icyo gihe uzaba wahisemo inshuti nziza.
Inzira ya 9 ari nayo ya nyuma yagufasha gutuma ubushuti ufitanye n'umuntu buramba ni iyi ngiyi: kugira urukundo. Gerageza gufata inshuti zawe uko ushaka ko zabaho kandi uzihesha agaciro mu rugaga rw'abantu benshi. Ujye ukunda abantu cyane inshuti zawe nkuko wikunda. Gufashanya muri byose no kugira umutima utabara ni iby'igiciro kandi bituma inshuti zawe zihora zikubaha zikanakubahisha mu bandi. Umutima mwiza ni umutima ufashanya muri byose, umutima wumva bagenzi bawo, ukagira inama buri umwe mu nshuti ze ndetse n'izindi nshuti zo ku ruhande zihariye. Ubushuti ni ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi iyo kibungabunzwe uko byagakwiye kugenda. Izo zari inzira 9 wakora kugira ngo urukundo n'ubushuti ufitanye n'abagenzi bawe burusheho gukomera no kugira ubuzima burambye. Iyi ni Story House, ibuka gusiga ukoze subscribe niba utari wakayikoze kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda.